Ni amakuru ababaje cyane, amakuru ateye agahinda mw'abantu mwe. Uwo mugabo sinzi impamvu ndi kuvuga ngo ni umugabo, niba navuga ngo ni imbwa. Iyo mbwa uri urareba kuri iyo screen yawe, mw'abantu ubuse nta nubwo nayita imbwa ahari. Mw'abantu mwe arenze inyamaswa, afite ubugome. Uyu mugabo ni umunyamabi, ni umugome ku rwego rwo hejuru. Mw'abantu mwe ibintu yaje kuza kuba yakora birababaje cyane. Ngira ngo niba wabonye amashusho yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga, hari amashusho agaragaza ubugome bw'uyu mugabo. Ibintu yakoze n'amashusho ku mbuga nkoranyambaga ari kugenda acicikana bitewe n'ubugome bw'indengakamere uyu mugabo yaje kuza kuba yakora. Mw'abantu mwe biteye agahinda, ariko kandi nituba tubagezaho inkuru nk'izi ngizi mujye mwigiramo, mumenye kubara iby'iminsi tugezemo. Mw'abantu mwe iminsi tugezemo ni iminsi iruhije cyane. Hari umuntu witwa Kecuru, sinzi niba ari ryo zina ryiwe, akunda kudukurikirana cyane. Kecuru 18 yamfashije cyane, atanga igitekerezo ku nkuru naraye nkoze nimugoroba y'impanuka, ndetse n'abantu bagera kuri bangahe bitabye Imana gutyo. Mu by'ukuri aho yaje kuza kuba yatanga igitekerezo, harimo bavuga ngo Shadunu kubera iki ukunze kutugezaho inkuru nk'izi ngizi. Igisubizo ngiki icyo uyu muntu yaje kuza kuba yatanga, yagize ati none se kuba byabaye mugira ngo bye kuvugwa? Ngo ibi bitwereka ko ibihe turimo ari ibikomeye. Twikebure turebe umubano wacu n'Imana uko uhagaze. Uko mpagaze aheza ni mu ijuru, niyo twapfa tuzazukira ubugingo buhoraho. Iki nicyo gisubizo. Ni ukugira ngo mwikebure, ni ukugira ngo mumenye iby'iyi minsi, muhindukire Uwiteka, mumenye ko turi mu bihe biruhije cyane. Niba ubona umuntu ngo bigenze gutya, ukabona umwana w'umukobwa abyaye umwana ajugunye muri wese, ukumva umwana yishe ababyeyi, ukumva ababyeyi bisha abana, ni ukugira ngo umenye ibi bihe turimo, wisuzume umenye ngo mu by'ukuri ngomba kwitwara gutya, ngomba gukunda mugenzi wanjye. Donc mwimakaze urukundo. Uyu mugabo uri kubona usa na Kazungu neza neza, bamwe bari no kuvuga ngo wagirana umuvandimwe wa Kazungu. Aya mabara yakoze nameze gute? Ni ukuri iyi si tugezemo irashaje cyane. Ngira ngo muri video yagaragaye ku mbuga, ntabwo nakugaragariza iyi video, ni video iri violent. Kubona umuntu amaso, umuntu yavuyemo, kubona amarari hanze cyane, ibintu biteye ubwoba. Nanjye ubwanjye nabibonye nahise nshigukira hejuru. Aya mashusho nayabonye numva mw'abantu mwe wumve ko ateye ubwoba ku rwego rwo hejuru. Muri video yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga, uyu mwicanyi yagaragaye afite ibyuma bibiri ndetse afite n'ibiti bibiri. Muri aya mashusho yafashwe, ngira ngo n'amashusho yafashwe na kamera, bigaragara ko yari hafi y'ahantu uyu mugabo yakoreye aya mabara. Yerekana uyu mugabo akubita mugenzi we igiti kinini cyo mu mutwe. Hanyuma ubwo mugenzi we yagwaga hasi, yazanye cya giti amukubitagura mu mutwe kugeza apfuye. Uyu mugabo yagaragaye asatura inda ya mugenzi we, ubundi akura munda. Ni bya bintu nakubwiye ngo aya mashusho ntabwo nayakugaragariza. Mw'abantu mwe nakubwiye ngo ni ibintu biri violent. Nanjye ubwanjye nabibonye umutima ushigukira hejuru. Mw'abantu mwe sinzi ukuntu numva ameze. Ndumva ameze nk'umuntu utuzuye. Uyu mugabo ubugome yakoze, nyuma yo gusatura inda y'uyu mugenzi we, yagize gutya, arangije afata amara yari yasohotse, inda nyine yayisatuye, ibyo mu nda byagiye hanze, afata kimwe mu bice byo mu nda, arangije arakirya ashyira mu kanwa. Wumve ubugome abantu ukuntu. Niba wabagereranya ngo ni nka za Satani, niba wabigira gute? Mw'abantu mwe ibi bintu biteye agahinda. Iyi si tugezemo
iyi minsi turimo ni iminsi iruhije cyane ku buryo mu by'ukuri turi mu nzira ifunganye kugira ngo ugere kuri Yesu Kristo birakaze. Arangije afata iki gice arakirya, hanyuma noneho amaze kurya iki gice cyo mu nda, amara yayasohoye yose n'imitima byose, yagize gutya, arangije afata telefone, arangije ashinyagurira uyu murambo, arifotoza, araseka, agira ku ibyo byose, ibyo bice byose biriya. Nk'abantu iyi si turimo koko mwokabyaramwe, ni ukubera iki urwangano rumeze gutya? Ni ukubera iki ubugome bumeze gutya bwiyongereye? Ni ukubera iki abantu bimitse satani mu mitima yabo? Ni ukubera iki ubu bugome? Why? Ni ukubera iki? Kimwe mu bintu bikekwa ku kuba uyu mugabo yafashe mugenzi we arangije amukora ibi bintu, nuko kimwe mu bintu biri gukekwa nuko ngo bari basanzwe bakora muri kampani imwe, noneho uyu mugabo uri urareba usa nk'akazungu baza kuza kuba bamwirukanye, ahita atekereza ko ashyira mu majwi uyu muntu yishe ko ari we wamugambaniye kuva yamukuza ku kazi. Aba bagabo ngo bari bafitanye urwango rukomeye cyane, urwango rukabije ku rwego rwo hejuru. Ariko se reka nze mbibarize, ni benshi mukora mu makampani runaka, ni benshi mufite akazi runaka, kandi ibyo bintu mu by'ukuri bisanzwe bibaho mu kazi, ugasanga abantu ntibumvikana, ariko se bikageraho umuntu yihinga mu bugome akavuga ngo uriya muntu nzamwica, noneho ukamwica mu buryo bumeze gutya. Wenda harabapangira abandi, akavuga wenda nzamutereza abajura bamwice, ariko ubwe niwe wimanukiye aravuga ngo aha hantu uriya mushenzi akunda kuhanyura, arangije afata. Uko mwabyumvise mw'abantu mwe, birarenze cyane ibintu byaje kuza kuba byaba. Uyu mugabo w'umunyamabi, aya mabara yaje kuza kuba yakora ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Abantu benshi bari kugaruka ku biri kuba muri iyi minsi, ku biri kuba muri sosiyete, urwango uburyo rwiyongereye, uburyo satani yagiye mu mitima y'abantu, arangije yimikamo urwango ku rwego mu by'ukuri ibintu byiza babisimbuje ibintu bibi. Kumva muri iyi minsi kwanga umuntu ni lazima, kumva umuntu yapfa ni lazima. Ngira ngo ejo bundi mwabonye Umushinwa, ngira ngo ni muri sosiyete yubaka hari ibijyanye n'imihanda gutyo, niba nibuka neza, ubwo umubosi yafashe umukozi we ari kwiba mazutu ku mashini yatwaraga, hanyuma kubera ko amufashe, umugambi we awuzimangatanyije, arangije uyu mubosi yari afite vigo, wa muntu w'imashini arangije yatsa imashini, ahengereye umubosi we ari muri iyi modoka kugira ngo amugonge amwice. Ngira ngo ibyo bintu mwarabibonye. Ni ukubera iki urwango rukomeje kuba? Ni ukubera iki urwango rumeze gutya rukomeje kuba? Ni ukubera iki bantu mutamenya iyi minsi turimo ko ari iminsi y'imperuka, mukiga kubara ibihe byanyu, mukamenya ko mu by'ukuri iminsi y'imperuka nyine tuyirimo? Abantu bari gukomeza kwishimisha bavuga ngo bimeze gutya, batwawe n'irari ry'amafaranga ku rwego batagitekereza Imana. Ntabwo abantu bagitekereza Imana, amafaranga yasimbuye byose. Ndebe ko naramuka ejo, ndebe ko nakwigwizaho imitungo, ariko ibyo byose bakabisimbuza Imana. Ni ukubera iki urwango rumeze gutya mu isi rukomeje kwiyongera, aho umuntu afata undi kumwica, kumubaga, akamukuramo amara nk'uko uyu mugabo yabikoze. Urwango rumeze gutya, ugasanga umuntu afasha ambisiyo yo gukura umuntu ku isi atarigeze amushyira. Ni ukubera iki urwango rumeze gutya? Ibijyanye n'amarozi byariyongereye, kumva umuntu urubyiruko none rurashize, umuntu kanaka bamuroze. Kubera iki?
kubera iki kintu cyitwa urwango cyiyongereye muri iyi minsi. Nyamaza abantu bari hariya barasamye, ntibaramenya ngo iminsi turimo ni iyi ngiyi, ntibaramenya ngo iminsi turimo ni iminsi y'imperuka. Why? Kubera iki abantu Satani abahumye ku maso? Kubera iki kugira ngo umuntu agambire gukora ibyiza, ahubwo ikiba ari cyo kiganje imbere? Amashyari, ibiki, ubwicanyi. Why? Reka soreza aha nk'abantu mwe birarenze cyane. Inkuru ndiho ndakugezaho ni ibintu bisanzwe muri sosiyete, haba Nyafurika haba muri sosiyete. Ikintu kibitwa urwango kibaho. Ubu se Kazungu ejo bundi yishe abantu, basanga yishe abantu 14 like si byabereye mu Rwanda. Iyi nkuru yabereye South Africa, ariko mu by'ukuri abantu benshi bari gukomeza kugaruka kuri ibi bintu, izi kesi zimeze gutya. Muri Amerika ukumva ngo abantu ngo umugizi wa nabi ngo yinjiye ngo ararasa, ngo ukumva ngo abantu ngo yagiye muri garidiyeni ngo abana ngo 50 ngo bapfuye, ngo abana 10 ngo abana 30 bapfuye. Ukumva umuntu ngo yagiye ngo umuntu ngo bamurashe, ukumva ngo yarasha abantu ngo 10. Like ni ukubera iki uru rwango rumeze gutya? Twakwize kubara iminsi yacu ko igihe cyegereje. Twakwiyeza ko igihe kiri bugufi, tukareba umubano dufitanye n'Imana yacu, tukareba uko uyu mubano umeze, hanyuma ukishyira ku munzani ukareba niba ushitse, ugasenga, ugasaba Imana imbabazi ku isi yacu yaba nziza, ndetse abantu benshi bazajya mu ijuru. Reka nsoreza ahangaha mw'abantu mwe, ubu bugome burababaje cyane. Ibi bintu uyu mugabo usa nka Kazungu yaje kuza kuba yakora, mu by'ukuri ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi bari gukomeza guterwa ubwoba n'aya mashusho, guterwa ubwoba n'ubu bugome. Mw'abantu aya mashusho nyakweretse warara udasinziriye, ni amashusho ateye ubwoba ku rwego rwo hejuru. Reka nsoreza, ndabakunda cyane. Nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Niba utarakanze subscribe ubikore, hanyuma nitujya dushyira inkuru zigiye zitandukanye, wowe ujye uba mu ba mbere bagenda bazikurikira 5 kuri 5.